Reka nongere ngo ikaze nanone kuri wamaze kwiyunga ku muryango mugari wa Kuri Rwanda. Kuri Rwanda ni urubuga nyarwanda ruzabana serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye. Serivisi dutanga harimo kugura, kugurisha, gukodesha ndetse no kwamamaza. Tukagira na serivisi yo guhuza umukozi n'umukoresha. So wowe rero wamaze gukora subscribe cyangwa se wamaze kwiyunga ku muryango mugari w'abakurikira urubuga washata.kurikiRwanda.com kuri uyu muryango mugari wa YouTube channel yacu yitwa Kuri Rwanda. So ndagira ngo nguhe ikaze nkifuriza no kugira ibihe byiza. Aho iyi ngiyi ari YouTube channel igezwaho ikugezaho amakuru atandukanye ku serivisi zigiye zitandukanye ziri mu gihugu, cyane serivisi by'umwihariko za make n'ibizindi promotion zinyuranye zigufasha kuba wakwiteza imbere cyangwa se wahaha udahenzwe ku isoko ryo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. So kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, twongere twabivuze kenshi, tugenda tubivuga mu video menshi, ari serivisi ya make abantu benshi bakomeje kwibaza ibibazo. Ati ibi bintu bikora bite? Twabonye telefone za make, tubona moto za make, tubona imodoka za make. Kuri munsi none dufite ibikoresho bya make. Wakibaza ngo ni ibi? Waba ugira ikibazo cyo kuvuga ngo ndimo ndafonda ubuzima cyangwa se ndimo ndashaka kubaka ubuzima, kubaka inzu, mfite inzu nshyashya, nta bikoresho birimo. Ukavuga ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo mu nzu bindi bisanzwe, intebe, amateleviziyo, amafirigo, amakukazi ndetse n'ibindi byinshi. Ugiye gutangira business, uribaza ati se ndashaka gutangira business ya bakery, nakora hezira machine, nagira ute? Ibyo byose nabwira ngo ni igisubizo hamwe na Kuri Rwanda. Buri gikoresho cyose ukeneye, waba ugiye gukora business cyangwa se ugiye gushinga urugo cyangwa se ugiye kubishyira mu rugo iwawe. Kuri uyu munsi rero twakuzaniye promotion ku bikoresho byose, ibikoresho byose uzi. Dufite amateleviziyo, dufite amafirigo, dufite amapasi, dufite amamicroonde, dufite amagazi cookers, dufite buri kimwe cyose. Na muri Kuri Rwanda dufite buri kimwe cyose kuri make. Ahangaha ugenda ugahabwa ibikoresho, ugafata ibikoresho ushaka, yewe guhera kuri miliyoni kugeza ku giciro cyose wifuza, bitewe n'ubushobozi bwawe n'ukuntu uzabasha kwishyura. Ugenda ugafata ibikoresho byose ushaka mu ngano ushaka, hanyuma ukabifata kuri make. Nta kindi bigusaba rwose. Bino bikoresho bya make, imodoka twabonye ko usabwa kuba ufite abishingizi, kuba ufite ibyangombwa byo kwa mudugudu, kuba ufite hano ho nta bintu byinshi bagusaba kuri make y'ibikoresho bya electronic. Wowe nta nukuba ufite umuhate wo kwishyura gusa. Yes. Niba ukeneye rero firigo kuri make batanga amafaranga make, hanyuma andi asigaye ukazayishyura nyuma. Niba ukeneye TV, speaker, n'ibindi bikoresho byinshi byo mu nzu, niba ukeneye gufungura business ariko ukaba ubona igishoro, urimo urakubita imibare ukareba yo kwishyura inzu, ukareba utundi tuntu transaction turi hirya no hino ku ruhande ukuntu ukabona ntibivamo, Kuri Rwanda turahari ngo tugufashe kuba wakora business yawe utangije amafaranga make cyane. Tukagukopa ibikoresho ukagenda ugatangira business, as long as watweretse business ugiye gukora iyo ariyo, tukaba tuyizi, tukareba, tukagusura, tukakumenya ibyo ugiye gukora, tukaguha ibikoresho byacu. Icyitonderwa no kwiba ibikoresho, Kuri Rwanda twebwe dukorana na company nyinshi, niyo mpamvu hano muri video tutavuga byose. Dukorana n'amakampani menshi atanga ibi bikoresho kuri make. Niyo mpamvu ntabwo byose tubivugana muri video, ariko icyo wamenya cyo uvuga ngo buri kintu cyose ukeneye kuri make. Ikintu cyose ukeneye kuri make jya uduhamagara muri Kuri Rwanda utugane tugufashe, cyangwa se usura urubuga rwacu rwa washata.kurikiRwanda.com. Buri promotion ya make yose ibiriho, nta handi wabisanga, ni kuri kurikiRwanda.com. None urubuga rufasha abanyarwanda kuba mwamenya amakuru y'ibintu byose bigize bifite umumaro, imyanya y'akazi yiriho, yaba ibicuruzwa bigezweho, buri kimwe cyose kuri urubuga rwa washata.kurikiRwanda.com wakibonaho. Ni u Rwanda ruri online, buri kimwe cyose wifuza mu Rwanda, waba uherereye mu karere ka Gakenke, Rubavu, Rutsiro, hirya iyo ngiyo za Kirehe, aho ariho hose, waba uri mu mujyi wa Kigali, iyo ugeze kuri urubuga rwa washata.kurikiRwanda.com ubona ama updates aba ariho, haba ari ibintu byinshi bitandukanye, by'umwihariko promotion za make. Buri kimwe cyose wifuza kuri make hano muri Kuri Rwanda, nta handi wabikora usibye muri Kuri Rwanda. So guys, rero umuntu ukeneye, niba ukeneye kwagura business yawe, yakubwira ngo si moto gusa, si imodoka gusa,
si firigo gusa, si televiziyo gusa, buri kimwe cyose wumva wifuza ukeneye gukoresha muri business yawe, yaba ari n'amafaranga yo gutangira business, byose turabigufasha na muri Click Rwanda. Click Rwanda ni umuhuza nyawe, twe turagufata tukaguhuza n'ibigo bitandukanye dukorana nabyo bishinzwe gukora ibyo bintu runaka bitewe na serivisi wifuza. Uraza ukatugana muri serivisi runaka. Kazi wacu kuri office dukora hano Kimironko mu nyubako twa Promise House, niho dukorera. Ukaza ukavuga ati nkeneye serivisi ya make wenda kuri moto, ku modoka, ibikoresho byo mu rugo, nkeneye wenda agafirigo, nkeneye TV kuri make. Ibyo byose hamwe na Click Rwanda, iyo watugannye tuguhuza. Dukora akazi kacu ko guhuza abantu na serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye, ngo tutangira tubivuga muri video yacu. Click Rwanda ni urubuga nyarwanda ruza abantu na serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye. So iyo tugannye rero izo serivisi zacu zose ubasha kuzibona. So ladies and gentlemen, reka mbashimire mwe twabanye mu iki kiganiro, mbibutse gukomeza gukora subscribe, kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ya Click Rwanda, ndetse no gukurikirana amakuru agenda ashyirwa ku rubuga rwacu rwa clickrwanda.com. So ku bindi bisobanuro rero waduhamagara muri nimero ziba zatanzwe hano muri video. Ariko mbibutsa ko iyo ureba video ugahita skypinga ukagera ku munota wa nyuma ngo ugiye kureba nimero utabanje kumva neza, ntabwo ari sawa. Gusa ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara kuri nimero tuba twatanze, cyangwa se ukareba muri comment hepfo muri section ya comment, cyangwa se muri description haba harimo link ya WhatsApp ushobora kuba wabarineramo amakuru. WhatsApp channel yacu igenda inyuzwamo ama update daily, umunsi ku munsi, saa ku yindi, ikintu gizwe ku isoko ndetse n'andi makuru atandukanye. Abakeneye ibibanza, amazu, imodoka, amamoto, ibindi bikoresho byose, buri kimwe cyose ukeneye kwamamaza business yawe, ukeneye akazi, byose tugane muri Click Rwanda tugufashe.